inyutse ari abantu bajya aho bihiye kandi nge ntabwo nkoze gutyo ntabwo nge ndi mu bajya ahantu bihiye reka reka mbere hose se we ntiyabibonaga ko atabivuze nawe nicyo kintu nibaza avuze gutyo Yongwe mbere ko atabivuze ntabyo we yabonaga ntabwo yari afite ubushobozi wenda bwo kubivuga nabyo reka tubifate gutyo ibintu byose cyangwa nawe Imana ntiyari bwamutume gusa uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzasiga abashumba tumenya abaribo uzasiga abahanuzi tumenya abaribo kuko ni igihe cy'Imana mu biyitirira inzu y'Imana yego uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzayirebera kuri Gitwaza uzayirebera ku muntu runaka ahubwo wowe ubwawe uzayishakamo mpaka uyibonye none se ubu tuvugana Ezekiel nimba Gitwaza abanye nabo igihe kingana gutyo sibyo uyu mwanya akaba ari bwo agiye yabivuga buriya byaba ari ukuri 100% wowe ubireba byashoboka byashoboka gute ngaho tubwira uko byashoboka urumva ibi bintu by'Imana yego koko reka twemere ko ari iby'Imana reka twemere ko ari ivuga sibyo none imyaka yashize Gitwaza ntiyabaga mu masengero se itavuye ku Mana ivuye ku muhanuzi wari yituro none urwo rugo nirusambuka ni Imana izaba yari rurimo urumva ibyo bintu impamvu mbivuga narakora ubukwe hari umupastor wambwiye ati yamenye ko ngiye ntarakora ubukwe ariko naravuye mu murenge nta muntu ubizi yahise avuga ngo narinzi ko nzamushingira runaka none arancitse abahanuzi hari igihe amasezerano atinda gusohora yego none nabo bakagenda baca inzira uko babibonye bakifashisha ibyangombwa byose kugira ngo berekane ko ari Imana kandi nta Mana ihari yego uribuka bigeze bafunga insengero nta n'ibyo turiho by'abahanuzi n'iki ndababwira ati rero ntabwo ari insengero bafunze ahubwo naho ibisambo byahuriraga bafunze iryo jambo bagushakaho iki ushaka iki niryo bakoresha bagira ngo biba abaturage iyo avuze ngo zana icyo ufite kiguhesha ikidafite ni cyagiye baba bageze mu kwitanga ariko wowe mu Kristo wicaye imbere wamuvumbuye ibyarimo ubwo rero ahita ko azana izindi mvugo zizimije kuko urumva iyo barangije gusirimba n'ibiki byose bashyushye mu mutwe urumva akavuga ngo zana icyo ufite kiguhesha icyo udafite nigeze njya gusengera ahantu hamwe barabikoresha umwana twari twicaranye atangaga telefone bahita bamubwira ngo uko cyo cyumweru urabona akazi jambo nimba rivuze muri Zayoni rega si ubwa mbere ko nge ntago nibaseye Gitwaza ko yigeze kubwira umupasiteri aramubwira utahuri ni munsi y'urusengero iki gisenge ni icyanjye nagusohoramo iyo ntuza nawe yaratureye ninza nabivuga rero ni Zayoni ni ya Gitwaza nibyo yahaga na aposto ni intumwa nuhagarariye Zayoni tempo hose biva rero n'ubutumwa bwahawe Zayoni ahubwo abadeperi bibirakariramo abo muri ntuza restoration bibirakariramo ntibibareba Yongwe muri Horebu nubwo itabaho ntago bimureba urumva numvisha yananyikomye uriya mukana we ndamuhanyira bambe bambe Justin nubwo itabaho kubera iki itabaho ntago ibaho ntabwo riri gutukwa ryaratutswe none se ubu tuvugana abantu abakozi b'Imana urumva bafata igikeri bakakibabura bakagishyira mu gikapu bakakigendana ngewe ntawe ngiwe nta n'umpunze nge nditunze yego bafata igikapu igikeri bakakibabura bakagishyira mu mufuka baza gusenga umwe agasohoka akagitsimba ahantu ubwo amafaranga bagatekurura bakajyana ngo ni Imana ikoze mu by'ukuri
ntabwo baritukishije ahubwo bararitukishije. Umukobwa araza arambwira ati ndagira ngo hari umutipe tuzazana, nitumara kuzana azaba yambaye agatisheti karimo uturongo tw'umweru n'umuhondo, niko nzamubwira aze yambaye. Hanyuma rero numubona akira 200 arayampa kashi. Mbonye inoti ukuntu zikata, ndamubwira ati buyabitse ndi bwabikora urayampa. Iteraniro ririnda risoza, bwa buhanuzi yambwiye gutanga. Byiza mwebwe mudukurikira umunsi ku wundi, nongere mbashimire uburyo mukunda kubana natwe mu nkuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Kiranuka TV, Ukuri Nyako TV, Umuremyi TV, twese turi kumwe n'ukwezi. Harya ngo cano yitwa Ukwezi TV, Intsinzi y'Abera TV. Intsinzi y'Abera TV, yego. YouTube channel iri kuri murandasi, ushobora kugenda ukasacinga cyangwa se ukayibona munsi y'iyi video, waze kuza kuduha link tuze kwipininga kugira ngo ize kuza kugaragara mu buryo bworoheye umuntu wese udukurikiye. Numukunda, ariko ubwo mbivuze numukunda ntabwo ari agahato, biraterwa n'uburyo wumvise wakomvetswe n'inyigisho ze cyangwa se n'ibyo tugiye kuganira. Ubundi ugahita umanuka hasi muri comment, ugahita ubonayo video y'uyu mugabo, ugaklikaho igahita kujyana kuri channel ye, ugahita ukora subscribe, ugakujya ukurikira ibiganiro bye mu gihe kandi aba yabonye n'ubushobozi. Wayikaze mu kiganiro mugabo w'Imana. Yego. Umeze neza? Meze neza kabisa. Yego. Mbonye bagupya muri foto, nanjye mfotora. Njye kutari kumfotora nicaye kuri kamera Jerry. Jerry yanze kumfotora, ubwo we wari watanze yawe hakiri kare, birashoboka kare yo mpamvu. Jerry nta wamwishinga. N'ubwa mbere ngo haye ikaze hano kuri Kiranuka Yego TV. Yego. Ariko ntabwo ari ubwa mbere ugeze cyangwa ugaragaye kuri social media. Yego. Wari ubwa mbere ugaragaye kuri Nyako, kuri Kiranuka TV cyangwa se no ku Muremyi. Oya, Umuremyi si ubwa mbere. Barakuzi. Uyu munsi tugiye kugaruka kuri byinshi bitandukanye. Bamwe mu bantu nagiye nitegereza uburyo ukoramo ibintu byawe, numva nifuje kuganira nawe. Yego. Imimerere n'imiterere n'imihamagarirwe y'abagaragara kuri social media, bitwa ko cyangwa se biyita ko ari abakozi b'Imana, n'ingaruka uyu munsi turimo by'umwihariko hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. Yego. Ubwo bigaragara ko hari ishusho isa nko kutemera cyangwa kutemerwa kw'abahanuzi. Yego. Ari naho hagenda hagaruka ibijyanye no gufunga insengero, ibijyanye na escroquer. Yego. Ibi bintu amugani w'ijambo ry'Imana twanduye dute? Ukurikije uburyo wamenye social media, wazimenye uti? Social media, cyangwa tubanze dusenge? Ariko twabanza tugasenga, kuko ndumva turi buze kuza kuvuga mu byinshi bitandukanye. Yego. Tubanje gusenga n'Imana yatuyobora. Yego. Tugasobanukirwa muri iki kiganiro niba ariyo yazishyizeho, tukanasobanukirwa niba umukubuzi uriho ari uw'Imana. Yego. Dusengere Theo. Harya ni Theo? Eugene. Mana yacu, Mana yo kwizerwa, Mana y'icyubahiro, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Turagushimiye ko wongeye kwemera ko tubumbura akanwa kacu, tuguhaye icyubahiro. Rero abana bawe bazakurikirana iki kiganiro, uzabagure mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uzabateze intambwe, kandi abarwaye bazakirire muri iki kiganiro cyangwa bazahembuke mu izina rya Yesu. Amen. Yego, twikomereze ku kibazo nari nkubajije mbere yuko dusenga. Izi mbuga uzimenya? Wazimenye ubona ari imbuga ziri mu ishusho ihagaze ite, ziri kwitwara gute?
amenya izi social media numvaga ari social media umuntu ataba yagiye mu materaniro akaba ari iwe akaba yakurikirana byabaye mu materaniro cyangwa n'iby'abavuga butumwa batandukanye bacisha kuri social media. Niko nari nzi ko ari ibintu byiza muri make, ariko ubu ntabwo ariko bimeze. ubu bimeze gute? Ubu ukuntu bimeze ubu tuvugana ni ibintu uje gukora ibyo we ashaka arabikora bitewe n'inyungu abifitemo. Yego. Kubera iki abantu bifashishije social media mu nyungu zabo? Buriya hari igihe abahanuzi hari igihe amasezerano atinda gusohora. Yego. None nabo bakagenda baca inzira uko babibonye bakifashisha ibyangombwa byose kugira ngo berekane ko ari Imana kandi nta Mana ihari. Yego. Uribuka bigeze bafunga insengero nta n'ibyo turiho by'abahanuzi n'iki. Ndababwira ati rero ntabwo ari insengero bafunze, ahubwo naho ibisambo byahuriraga bafunze. Ngo iki? Ya. Ntabwo ari insengero bafunze aho ibisambo byahuriraga. Ya. Iyo umuntu akubwiye ngo zana icyo ufite kiguhesha icyo udafite, uba wumva avuze iki? Nyine turi kuganira aho ngaho ugeze rero uracanze. Oya, iyo umuntu akubwiye ngo zana icyo ufite kiguhesha icyo udafite, uba wumva akubwiye iki? Ubwo nakumva ko ashobora kuba nyambuye ubuzima, kuko icyo mfite ni ubuzima. Icyo ni kimwe, ariko ntiturakivugaho. Iyo umuntu akubwiye ngo ahagaze i Kigali, ngo agiye kurwana n'umurozi uri muri Kenya ari i Kigali, ibyo byo bishatse kuvuga iki? Uraza kukinsobanurira kuko hari ubumenyi ntafite, ariyo mpamvu naguhostinze. Buriya Imana yaratinze gutabara abantu bayo, nabo bicira izabo nzira. Ari nayo mpamvu ujya kubona ukumva ngo umusore n'umukobwa bakundanaga barashyingiwe, abantu mashyi bayakoma, inyama bazirya, ejo ukumva ngo batandukanye. Batandukanye kubera iki? Nta Mana iri mu bintu byabo. Ahubwo barasanga umuhanuzi, abahanuzi benshi cyangwa abapasitoro benshi bakunze gukora icyo bita pasi itavuye ku Mana, ivuye ku muhanuzi wari yituro. None urwo rugo nirusambuka ni Imana izaba yari rurimo. Urumva ibyo bintu. Impamvu mbivuga, narakora ubukwe, hari umupasitoro wambwiye ati yamenye ko ngiye ntarakora ubukwe, ariko naravuye mu murenge nta muntu ubizi. Yahise avuga ngo narinzi ko nzamushyingira runaka, none arancitse. Inyuma ya kamera ndibukumvishe uko byagenze hanyuma. Noneho biba ngombwa yuko avuga ngo narinzi ko nzamuryaho nka miliyoni. Urumva? Muhuze n'umuntu, none arancitse. None se urumva hari Imana ikiri mu ngo ziri gushingwa uyu munsi? Niyo mpamvu ujya kubona ukabona bihize bisenyuka ngo kandi Imana yaravuze, kandi nta Mana yavuze, ni pase zavugiye aho ngaho. Yego. Ni ukuvuga ngo ibintu byo mu bumana byo ni ibintu abantu bagomba gusenga bashikamije umutima ku Mana, pana kuwushyira ku bo bareba imbere, kuko nabo ntabahari, kuko barasa n'abarangiye n'ababari imbere. Yego. Twari turi kuri zana icyo ufite kiguhesha icyo udafite. Yego. Iryo ni ijambo rikoreshwa iyo abantu bari gutura ahantu nyine ndashatse kwamamaza. Ariko kuba byumva ndabiza abadukurikiye ni abanyamwuka cyane. Urumva? Abari bwisobanurire. Iyo bavuze ngo zana icyo ufite kiguhesha icyo udafite, baba bageze mu gihe cy'amaturo. Yego. Ugasanga rero nta Mana yari ihari, ahubwo nesikorokeri nyine n'utwo turengushyo twabo bashatse. Mbwira aho bakubwiye ngo zana Isaka. Yego. Zana Isaka.
ukamuzana kanseri ikakuritura kandi watanze isaka ngo kanseri ntikuriture. yego ibyo bintu byo wabyumva ute? iryo jambo rivuga ngo zana icyo ufite kiguhesha icyo udafite risobanuye iki? iryo jambo bagushakaho iki? wowe ushaka iki? niryo bakoresha bagira ngo bibe abaturage. iyo avuze ngo zana icyo ufite kiguhesha icyo udafite, ni cyagiye baba bageze mu kwitanga, ariko wowe mukristo wicaye imbere wamuvumbuye ibyo arimo. ubwo rero ahita ko azana izindi mvugo zizimije, kuko urumva iyo barangije gusirimba n'ibiki byose bashyushye mu mutwe, urumva akavuga ngo zana icyo ufite kiguhesha icyo udafite. nigeze njya gusengera ahantu hamwe barabikoresha, umwana twari twicaranye atanga agatelefone, bahita bamubwira ngo uko icyo cyumweru urabona akazi. akazi se yarakabonye, ahubwo ko yakuriwemo no gufungwa. ahubwo afungwa kubera ko atabonye akazi? oya, afungwa kubera ibihe yaragezemo, ajya gushakaho akora ikiyede, baramuhemba, hanyuma baza kumukubita nanone arafungwa, ariko Imana yari yavuze akazi yanabibye. ariko ubwo ndumva aho ngaho atari Imana yari yabivuze. nyine nibyo nkubwira ko muri iki gihe biragoye kugira ngo ubone umuntu w'Imana nyakuri, biragoye kuko abaje babyiyitirira barabyibisha, bamwe barafungwa, ngira ngo mwirwa mubibona, ariko ntabwo waba uri umuntu w'Imana nyirizina ubure gukora iby'Imana ishaka. arega hari ibintu mwebwe mutabasha guhishurirwa cyangwa n'abaduteza amatwi, ariko Bibiliya iravuga ngo abazi Imana yabo abo bazakomera. ni ukuvuga uzayimenya ryari? ntuzayirebera kuri Gitwaza, ntuzayirebera ku muntu runaka, ahubwo wowe ubwawe uzayishakamo mpaka uyibonye. none se ubu tuvugana Ezekiel, nimba Gitwaza abanye nabo igihe kingana gutyo, sibyo? uyu mwanya akaba ari bwo agiye yabivuga, buriya byaba ari ukuri 100% wowe ubireba? byashoboka. byashoboka gute? ngaho tubwira uko byashoboka. urumva ibi bintu by'Imana, yego koko, reka twemere ko ari iby'Imana, reka twemere ko ari ivuga, sibyo? none imyaka yashize Gitwaza ntiyabaga mu masengero se? kuki atigeze abivuga akabivuga? ntiyabanaga nabo? kuki abivuze ubu ngubu? ashobora kuba aribwo agize imbaraga no gushira amanga no gutinyuka, akaba avuga ati noneho ubu ngubu ndumva ngize imbaraga zo kuba navuga ukuri, kubera ko maze kugira imbaraga zirenze iz'abanyakuri bakoresha. tuvuge ko ubu agize ukuri ku buryo mu itorero rye batazongera kujyamo. birashoboka. tuvuge ko agize ukuri, wenda uyu mwaka tuvuge ko bitazaba, ariko undi ntibizaba. hari ibintu bivugwa wowe ubwawe ugakuramo ibikureba, ibitakureba ukareba hasi. ariko dusubire inyuma tujye kuri Bibiliya. ukwitwa Petero yagendanye na Yesu igihe kirekire, ariko hari igihe umwuka atari bwamumanukire. umwuka utaramumanukira yagendanaga inkota. oya, Gitwaza ushatse kuvuga ko yashinze urusengero rwa mbere nta mwuka wera uhari, ashinga urwa kabiri nta mwuka wera uhari, ashinga urwa gatatu nta mwuka wera uhari. ubu nibwo ari kujya yagira mwuka wera. tugendera ku cyo Bibiliya ivuga. yego. ni ryari Petero yego yigeze agaragara avuga ngo ahabwa isezerano ry'uko amarembo y'ikuzimu nazuka atazabasha itorero azubakwaho? waba ubyibuka? uribuka igihe Petero yavugaga abwira intumwa bagenzi be n'abandi bose, baravuga ngo ntago twasinzihira nk'uko bamwe babitekera, ahubwo wa wundi mwishe. waba wibuka umunsi bari barimo barajyana kwica Yesu? ni iki cyaba cyarabujije Petero guhamya akavuga akamwihakana? noneho bagera igihe cyo kuzura umwuka wera, Yesu adahari, akabona imbaraga zo guhamya. ubu tuvugana ndabyumva ibyo umbwira. ubu tuvugana ko Gitwaza agiye yahishurirwa yigo ibyaberaga mu masengero.
none se wowe ushingiye ku gihe iri torero ryiwe cyangwa se ashumye nk'umushumba yego rimaze ugakurikiza imyizerere wari usanzwe uzi rifite n'imisengere yego ukareba no ku ijambo Apotre Gitwaza yabwiririje muri Australia ku mbuga nkoranyambaga zose yego wowe yubona urebye icyo gihe yatinyukiye kuribwiriza ukabona n'igihe atari yarigeze aribwiriza kandi ari umushumba w'itorero ubona aho twakwita yuko noneho yakiriye agakiza cyangwa umwuka musuye ni hehe muri aho uko ari habiri rimwe ndabivuga ko ari ubu ngubu iri jambo yakoresheje yego nibyo nta n'uri no kumurwanya yego ariko noneho turebe ngo icyatumaga mbere atahishurirwa gutyo ni iki kandi yarabanaga nabo ntekereza ko ari cyo cyanatumye Yesu Petero adahishurirwa Yesu kandi baragendanye niko kuri none se Petero agendana na Yesu igihe bagendana yamukura mu burobyi yaza yitwaje inkota kugeza igihe batangiye kugambanira Yesu kugeza igihe yaciriye ugutwi k'umusirikare wambwira ko Petero yari yarigeze ahishurirwa Yesu ntabwo yamuhishuriwe kuko ndabyemeye kuko no 10 mu byakozwe n'intumwa banza ari 34 nimba atari na 3 havuga ngo menye neza yuko ubaha Imana agakora ibyo gukiranuka urumva icyo gihe nabwo bagendanaga nanone Petero atarahishurirwa avuga ngo aba naba urumva aba ni bariye rero umwuka wera musuye nanone aravuga ngo mbonye ko Imana itarobanura ku butoni uyubaha agakora ibyo gukiranuka mu mahanga yose iramwemera yego ahubwo hari icyo mise nibaza niba uyu munsi Aposo yarabwirije ririya jambo yego first one mbere yuko aribwiriza hari abo yabatije yego binda bafite izo dread hari abo yabatije b'abadamu bari bambaye iyo myambaro yanenze uyu munsi abibwirije niho mpamvu nakubwiye ngo araza gusubira inyuma abatize aba bantu bundi nyine niyo mpamvu ngewe nakubwiye ngo shobora kubyemera cyangwa simbyemere impamvu ni iyi cya gihe barimo ko n'abadurumuzi n'abacuranga za ngoma n'ibiki byose bari muri ibyo yamagana Gitwaza ntabwo yabaga mu itorero kweri niko se ntabwo yahabaga yarahabaga none se ubu unyemeje ko aribwo ari kujya yahishurirwa ashobora kuba aribwo none se urumva ari njye ubikwemera wowe ubirebye ubona aribwo ahishuriwe cyangwa ntabwo aribwo ahishuriwe hoya abera basenge kuko tugeze mu gihe cya nyuma abera basenge batisengesheje igihe tugezemo ni igihe cya nyuma kuko si impamya ibintu biba abanye nabyo igihe kingana nuko yahamagariwe yego akabivuga uyu mwaka igihe iki ngiki urumva wowe mu bwenge bwawe ariko kuri yego wowe urumva ariko kuri sinzi icyo nabivugaho ariko yego biri kugaragaza ko iminsi turimo turinjiramo yego bishobora kuba igoye kurusha iyo turi kuvamo none se bariya abantu ko aribo bizaniraga agaturo mu rusengero urumva bizakunda ko bahera iyo ngiyo direde zabo ntibazazikuraho imyambaro yabo ntibazayihorera none urumva amaherezo ari ayahe akamaherezo nibashaka bazarorera iki ingenzi nuko Apotre Gitwaza yababwiye ukuri kandi icyo yubatse akaba tubatse ku maturo bazanaga ubwo ugiyeyo ntiwabasangayo tubwizanye kuri ubu ugiyeyo ntiwabasangayo reka nubwo yabivuze muvandimwe ntabwo ari agahato kusanzwe ahasengera we azahitamo niba yakumvira message Imana yacishije mu mushumba we
yego cyangwa se niba atayumvira, kuko n'ubundi indirimbo y'umuririmbi imwe yaravuze ngo bareke bagende ikivunge, bareke bagende nibagera kuri Yorodani. Ariko mu bumvise ijambo yatambukije, yego nta n'umwe Imana izaziza Gitwaza katavuze. none se igihe bamaranye cyo ntabwo yari kuvuga mbere, yego sibyo byari kubafasha kurenza ubu agiye kubivuga, bamwe ari abagore abandi ari abagabo. ariko kontineri, kadufata urugero kuri kontineri, yego ibyo bahereyeho bapakira sibyo bongera gutangiriraho iyo bapakurura. noneho kontineri ubu yaruzuye. Birashoboka ko Apotre Gitwaza Imana imuhamagara yego yari yapakiye kontineri, yego 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 akaba ibyo yavugaga byose Imana yari yarahereye ipakurura ibyo yashorejeho ipakira. Uyu munsi ikaba iri kugenda isatira ku byo yahereyeho igira gute ipakira. yego Ahubwo nyuma y'uko atangaje biriya kariho abapakuruzi bari bageze, ni ibihe bindi tugomba kwitega Apotre Gitwaza ashobora gutangaza birenze noneho ibi ngibi by'abastari, by'abarasta, ibi by'imyambarire? Ahari ntitwazashiduka agarutse no kubaryamana bahuje ibitsina. Aha ntitwazisanga agarutse no kuri bimwe byose bagenda batekereza ku bashumba batandukanye, nawe akaza bivuga. Wowe urabibona mu yihe shusho? oya ibyo kuvuga gutekerezaho haba ari hafi. oya ibyo byo gutekereza ibyo byo ntabyo mbona, kuko ntabwo ibyo yabijyamo, ntabwo yabijyamo. Bona yabuzwa n'iki kubijyamo? oya ntabwo ashobora kubijyamo kubera ko buriya igihe cy'ibi tubonye kirageze, n'ikindi bwo tuzakibona, reka tubihanga amaso. ariko ibyo ntabwo yabijyamo, reka tubirangize gutyo. Kubakurikiye ubutumwa n'ijambo yatambukije, abaye ari nkawe wari uri wenda, abaye wari ufite amahirwe yo kuba uri muri Australia uri live, apana kubyibonera no kubyiyumvira kuri kamera, yego ku ma YouTube, ukaba wari uri Australia live, wari kwitwara ute muri urya mwanya? mbifite ku mutwe ukajya kumva arabivuze, mfite dread, icyo gihe nahita nshaka urwembe nkabikuraho. bigahita byitwa ko wumviye Imana? yego cyangwa wumviye Apotre Gitwaza? oya naba numviye Imana, kuko erega buriya umuhanuzi uyu munsi ashobora kuba mubi ariko ejo akaba mwiza nanone. Birashoboka ko yageze Australia ibintu bimeze neza, ubundi reka tubifate gutyo byose. Wenda yageze Australia abona nibo bakenewe kubwirwa ibyo kurenza mu Gatenga cyangwa n'ahandi. Ashobora no kuba abo yarabwiraga abo muri Australia mu Rwanda tukagira ngo ni twebwe ari kubwira, kandi message yamanukiye abo muri Australia. Bibuka ko Pawulo yageraga mu Bagalatiya, hari nk'ijambo yavugiye mu Bagalatiya aravuga ngo yemwe mwabagalatiya b'abapfapfa, yego ninde wabaroze? Hatangije iby'umwuka none biherutse iby'umubiri. Niba Pawulo yari umunyarwanda, yego, ariko message yari imanutse ari yaba, rero dushobora no kumumeshoninga, yego, tugasanga nawe kubwe ntiyari kubivuga, ariko kubw'akanwa ko wari uri kumuvugiramo icyo gihe nawe yisanga akoze mistake yo kubivuga. katubifate gutyo. yego, hanyuma reka twigire ku myambarire, Yego. kuko mu Rwanda niho abantu babimushuninzemo mu buryo butandukanye. Abashumba bamwe ati noneho byari bikwiriye, nabonye nta Apotre Yongwe haravuga ati udashyigikiye uriya mushumba. None abashumba batinyutse, hari abantu bajyaho bihiye
kandi njye ntabwo nkoze gutyo ntabwo njye ndi mu bajya ahantu bihiye reka reka mbere hose se we ntiyabibonaga ko atabivuze nawe nicyo kintu nibaza avuze gutyo Yongwe mbere ko atabivuze ntabyo we yabonaga ntabwo yari afite ubushobozi wenda bwo kubivuga nabyo reka tubifate gutyo ibintu byose cyangwa nawe Imana ntiyari bwamutume gusa uyu mwaka tugiye kwinjiramo uzasiga abashumba tumenya abari bo uzasiga abahanuzi tumenya abari bo kuko ni igihe cy'Imana mu biyitirira inzu y'Imana yego uyu mwaka tugiye kwinjiramo ni ukuvuga urajya uyu tugiye kwinjiramo apana uyu tuvuyemo uyu turi kuvamo ndakubwiza ukuri birajya kugera kuko abahanuzi benshi bari kubona ibyo bahanuye nta byari bihari bagahitamo kwigendera none se ubwo umuhanuzi buriya reka mbabwiza ukuri nta nsinzi iryoha ibaho nko kuvugirizwa impundu aho wavugirijwe induru nta nsinzi iryoha nko kurira aho wasonzeye nta nsinzi iryoha nko kugurira inzu aho wasohorewe mu nzu ngewe ubuhamya bwanjye sinabujyana hakurya y'inyanja ntabuzanye hano mu Rwanda hari abanzi yego hari abatanzi ariko nkeneye kwaho nambariye ubucocero hazongera kumenya ko Imana igira neza rero kujya kwirukankira iyo hirya nta mugisha mbona nta n'uwo mbiha yewe ariko nanone ntabwo tugomba kwirengagiza ko bose baza batubwira ko Imana yabohereje cyane ko dushingire ku buhanuzi twagiye duhanurwa n'abahanuzi batandukanye yego ubwo bageraga batubwira ati oui rebone Imana iravuze ngo oya buriya Imana igira ikwambukije imipaka oya Imana buriya ngewe ukuntu nyifata ntabwo ipfa kuvugira mu muntu uwo ari we wese cyangwa ahantu aho ariho hose ese Theo nta buhanuzi ufite yuko Imana izagukoresha mu bihugu byo hanze urumva ubwo n'ubwanjye none se kuki wa Apotre Gitwaza wabona ko ubuhamya yagiye kubutanga ahandi atabutangiye ina arega nta n'uwamurwanyije nta n'uwamuvuze nabi ariko icyo tuvuga ubu abanyarwanda icyambere ntibamenye ko ubu butumwa yatanze si ubw'u Rwanda ubwo n'ubwaho yari yagiye hari ibindi izara ahandi message yari yamanukiye yavuze Zayoni hose turareba aho ubutumwa bwamanukiye ijambo neza rivuga Zayoni yose oya wituvangira ubwo niyo yari muri Amerika cyangwa mu Rwanda turayireba ijambo nimba rivuze muri Zayoni rega si ubwa mbere ko njye ntago nibasegitwaza ko yigeze kubwira umupasiteri aramubwira utahuri ni munsi y'urusengero iki gisenge ni icyanjye nagusohoramo iyo ntuza nayo yaratureye ninza nabivuga rero ni Zayoni ni ya Gitwaza nibyo yahaga na aposo ni intumwa nuhagarariye Zayoni tempo hose biva rero ni ubutumwa bwahawe Zayoni ahubwo abadeperi bibirakariramo abo muri ntuza restoration bibirakariramo ntibibareba Yongwe muri Horebu nubwo itabaho ntago bimureba urumva numvisha yananyikomye uriya mukana we ndamuhanye bambe bambe Justin nubwo itabaho kubera iki itabaho ntabwo ibaho Horebu ntayo nyine ni mu bihuha aho ngaho umva njye ndaje yambwiye ngo ndatitira kanze mutitirireho ubundi iyo uhamagaye Justin jya witegura n'imirishyo yo guhamira neza cyane neza cyane ni byinshi cyane bigiye bitandukanye yego mu bakozi b'Imana batandukanye uyu munsi yego izina ry'Imana riri gutukwa ntabwo riri gutukwa ryaratutswe
none se ubu tuvugana abantu abakozi b'Imana urumva bafata igikeri bakakibabura bakagishyira mu gikapu bakakigendana njyewe ntawe ngiwe nta n'untunze nge nditunze yego bafata igikapu igikeri bakakibabura bakagishyira mu mufuka baza gusenga umwe agasohoka akagitsimba ahantu ubwo amafaranga bagatekurura bakajyana ngo ni Imana ikoze mu by'ukuri ntabwo baritukishije ahubwo bararitukishije urumva iyo ari Imana ihari none kugira ngo bakwemeze bagutitize ibyo byaba ngo ni Imana ugahagarara hano ngo uri umupasiteri ngo ngiye kurwana n'umurozi uba Tanzania ubu ngeze Tanzania uri arega muri ibi bintu harimo ubugegera harimo ubunyema harimo ubwesikoro harimo ibintu utamenye ibyo ari byo arega buriya abayobozi bo b'iki gihugu baricara bakabintu ni hano bibera ubu barumiwe ndakubwiza ukuri buriya hari igihe ubona abantu ngo bagiye gusenga bafite kaminuza ukabona umuntu ibyo bari gukoraho ni nk'inkinamico muri urwo rusengero kandi ufite kaminuza ugakomeza ukahicara ubwo ni Imana uba uri gukorera muri urwo rusengero iyo umuntu w'umushumba akora trick amanyanga ugakomeza ukamujya inyuma hari uba wumva amaherezo ari ayahe areka ubu tuzi byinshi tubitse byinshi ibyaba biyitirira Imana badafite abantu biyita abantu b'Imana batukishije izina ry'Imana ku rwego hari uwavuze ngo umwuka wera mu Rwanda warahashize nanjye mbirebye mbona warashize wemeranwa nawe nemeranwa nawe rwose abahari bose ni ukuri manganya serious ariko harimo abazima hehe yewe cyangwa ugiye kubaka wa mugani ngo umukobwa umwe agatukisha bose ubwo uraza kutubwira niba nawe warapfuye reka mbabwize ukuri Imana iyo wayisabye iraguha ibyo ndabizi neza ariko kubwo gutinda kw'amasezerano abantu bishakira uburyo amasezerano asohora niyo mpamvu rero ubona abantu bitura hasi ukagira ngo ni Imana ibatuye hasi babona nta bitangaza bari gukora bakajya Nigeria kugura imiti nose ubwo urumva hari Imana ihari koko siko koko yagiye urumva hari Imana ihari umuntu navuga ngo ahisaba umwanzi ngo ahisaba reka mbabwize ukuri nta muntu n'umwe kuza kuvuga ngo urasenga ukora ibihabanye n'ijambo ry'Imana nta misengere mbona urumva none se tubwizanye ukuri urasenza umuntu mwatsi ituro arwaye kanseri ituro arariguhaye ngo azakira birangiye apfuye ntose ubwo urumva ari Imana yari ihari ese ubundi kuki akantu k'itura ariko kajya imbere cyane kurusha gusenga nyine amasezerano yaratinze amaze gutinda biba ngombwa yuko bishakira inzira banyuramo kugira ngo babone amafaranga bahindutse ba nyiramwishakira ndamo none wese kubibona barabe bumva uyu mwanya ngaho hamagara umukozi w'Imana ari Kimironko arahita akubwira ngo ari Tanzania ohereza ava Tanzania neze ko ari umukozi nyine Zikovi yigeze avuga ngo irondo ryivanze n'ibisambo nabyo bindi ariko niko bimeze uyu mwanya pasiteri araba ari mu rusengero ahita avuga ati noneho wowe wa muhungu we uriya mukobwa uri kumubona urampa amafaranga mbahuze urumva umukobwa cyangwa umuhungu yamuha nka 400 ubwo akaza atitira kwa kundi ngo mva ukuntu Imana ivuze ngo uriya niwe mugore wawe
mwagera mu rugo urugo rwasenyuka ngo imana nayo kandi nta mana yavuze ni umuntu wikoreye esikorokeri ye birarangira. Ntushatse kuvuga ko ingo nyinshi zisenyuka yego atari imana yazuba. icyo ni yego. Arega njyewe ndi umupasitori ariko udatunzwe n'amaturo, udatunzwe n'ibya 10. Kubera iki karuti presence nka pasteur? Ibyo wabitewe n'iki wi present? Ubwo byanyuzeho nuko nyine. Ujya unabyibagirwa kuri pasteur? Njyewe ntabwo ariyo turufundi mpahisha. Yego. Kubyibagirwa urumva nabyitwa ntabyitwa ngenda rya nta birenze. Yego. Ubwo rero umukobwa araza arambwira ati ndagira ngo hari umutipe tuzazana nitumara kuzana azaba yambaye agatisheti kari mu turongo tw'umweru n'umuhondo, niko nzamubwira ze yambaye. Hanyuma rero numubona akiri 200 arayampa kashi. Mbonye inoti ukuntu zikata ndamubwira ati buyabitse ndi bwabikora urayampa. Iteraniro ririnda risoza bwa buhanuzi yambwiye gutanga ntabutanze. Uzi ikintu yampembye? Yantutse kuri mama ku gice cyo hasi. Arangije barataha ntabwo yigeze agaruka. None se ubwo urwo rugo iyo mbikora ni Imana yari kubibivuze? Erega Zekeri hari ibintu kuri iyi minsi tureba tukagira ngo ni Imana yabikoze. Mbwira umuntu avuye Dubai kwisambanira aje ashima Imana mu rusengero ngo Imana ngo yamuguriye akamodoka kandi agakuye Dubai. Mu byukuri natwe tugakoma amashyi ngo ni Imana imuhaye akamo. Arega inshuti z'umusaraba mureke dukizwe tugere ku musaraba. Urumva Imana nta kizatwima muntu ke mugira ubuhe ntawe ngiwe. Yego. Birakomeye wa muvandimwe nubwo uri kubivuga abantu tukakumva tukagukwena mu comment tukaturi kugusaza. Ariko nge ndi kurusha buriya Zekereka nkubwire njyewe naciye mu buzima kuza kumbwira ngo comment ngo uriya ngo yagututse uriya yakuvuza ibi nibi ibaze Imana nimpanagura amarira kw'ibyo byose nta muntu buri wese azajya yifuza kunkomera amashyi kandi ntayakeneye. Uzi ko hari igihe umuntu agera akeneye abantu akababura akabana icyo gikomere nyuma yaho Imana ikabazana. Urumva bo bazi ngo arabakeneye kandi atabakeneye bitewe naho Imana igejeje ikora. Yego. Turi kugana ku musozo n'uburi ntago turi butinde abwirwa benshi akanumvwa na bene. Yego. Izi ngaruka zose z'ibyo wagiye utubwira zose hejuru y'ibyo byose byagiye bikorwa Imana icecetse. Yego. Abantu bakesikoroka Imana ireba igaceceka. Bakaza bakayishimira ibyo itakoze igaceceka. Bakaba mu ma etage igaceceka. Tugeze ku rwego Imana ikoresha amategeko y'igihugu. Za nsengero bamwe bakodeshaga insengero bamwe bari bakoraga ibitangaza bisa n'imbaraga z'intirano zitari iz'Imana, ibitangaza byo kuri kamera kamemu ntabwo wavuga byo gukubita abantu hasi. Ubwashize narababwiye ibyo bintu ntibizongera kubaho mu Rwanda. Ngaho zongera ubinyereke. Uzongera ubinyereke umuntu yikubita hasi. Ntabwo byakongera se guto ubwo. Arega dufite igihugu gicanye ku maso. Gifite abayobozi bakanuye ntabwo bahumirije. Urambwira ngo byakongera gute? Aho wari wabonera kuri YouTube cyangwa mu nsengero wari wabona hari umuntu wongera kwikubita hasi? Arega abantu tujijuke. Ubu nibwo Imana yaha umwuka wera jisite kurenza mu myaka 3 ishize. Yego. Ku buryo jisite akubita abantu hasi abamubanjirije batarakubisa abantu hasi. Ubu nibwo yakora ibyo bintu. None se nukuvuga ko hakurya aho biva tutahazi? Aho izo mbaraga ziva tutahazi? Ese kuko zivayo? Ngemba numva babivuga ariko nkumva sinemeranwa nabyo. Zivayo neza
mukaba muziranye n'umuhanuzi atanazi n'umurongo wa Bibiliya n'umwe, ariko mukongera guhura ari gukubita abantu hasi kabaye. Urumva se haba harimo iyihe sukari? K'isengero zafunzwe noneho bazajya bakubitira hasi mu masaro yabo. Niyo mpamvu bambuka bakagiye za Uganda na hehe. Cyokora numvise ngo baranatorotse bamwe na bamwe bagiye batorotse igihugu kubera n'ubu tuvugana hari abandi bagomba kugenda, kuko ibyo bintu ntabwo byareberwa rega. Wari uzi ko buriya ntabwo ubwo iyo wagize amahirwe make iwanyu bagasa n'abaterekeraho, nshuti munkurikiye mu nyumva munzi, nimba waragize amahirwe make iwanyu bagasa n'abaterekeraho gake, yego, ubwo iyo ugiye kuri wa wundi waguze za mbaraga kuko atari iz'Imana, kukubona biroroha, wita gukubita hasi. Urumva ni nko kubwira umuntu ucanye itoroshi mu mwijima, kumubwira ngo nyura nkaho ugende urahura n'undi hariya. Ubwo niko biba bimeze, mbega ni ibintu biba biri gukururana mu itorero. Ibyo iwanyu bakoraga kera nibyo n'uwo yacishije, urumva, noneho iyo muhuye mu iteraniro niho witura hasi. Bibaho cyane, yego. Tugana ku musozo, yego, aba bantu bari guhunga bajyanwe nuko batemerewe gukora cyangwa se insengero zabo zakinzwe, icyo gihe ntabwo byitwa gutoroka igihugu no kwigomeka ku buyobozi bwari bubayoboye? Oya, buriya ikintu kiba kiriho, umuntu ntabwo wamubuza iyo ashaka kujya. Abariya bazajya baza ari n'imirambo ahubwo ngusetse. Urambwira ngo yabikorera ahandi kangahe bataramukuramo amaso? Arega abantu batinze kugenda, urumva, bari muri abo turiho tuvuga, baravuga ati ningenda ngakubita abantu b'abandi hasi magana bakamenya nk'uko na hano bamenye, bazahita banyicirayo. Batinye rero kugenda, ariko mu mitima yabo barashaka kwirukanka kandi ntibyabahira. Barirukankanwa n'iki niba bazi neza ko atari Imana ibajyana? Nimba bazi ko ari Imana bavuganaga nayo, barajya hehe? Bagumye hamwe tugaciringa. Barajya he? Theo, reka ngushimire, tuzafata undi mwanya uhagije wo kuganira. Yego. Ntabwo nge narinzi ko ufite ibintu byo kuganiriza abantu. Niyo mpamvu bakunzi ba Kiranuka TV, uyu mugabo mwari mwaratinze kumubona, ariko afite ibintu. Arega reka nkubwira aho isi igeze, urumva, nyine ikinyoma gihuriweho n'abantu benshi kibukuri, ariko igihe tugezemo ni igihe cy'ukuri kukuri, ukuri kukaguhesha ukuri. Dufite n'abakristo basenga bajya no mu bapfumu. Mwese ubwo Imana izabakura hehe? Ntaho. Ubu dufite n'abapasiteri bajya kurogesha bene wabo, bakora umwuga umwe. None mbwira Imana izabigenza gute? Ndambara impeta, umuntu twasenganye ahekenya amenyo boshye kuyamarira mu nda. Ndambara agasaha, avuga ati ninjye wari kuba ukambaye iyo mwica nkamukura. Urumva hari Imana ihari, nubwo abantu babivuga bagatangira ngo reka bavuze bitabaho. Tujye tubwizanya ukuri, mureke kwandagazanya. Tujye tubwizanya ukuri. Uyu mwanya inkuru mbi kuri nge, wareba abantu benshi baserebura, ariko inziza kuri nge barahekenyera amenyo kuyamara. Ijuru riri ngaho ni muri imbwire. Abana b'Imana icyabarangaga, urumva, basangiraga ibyabo. Ngaho jya mu rugo rw'umurokore gatatu urebe ko ataguha uburozi. Reka si mwebwe mwambwiye ngo ushyire kuri ahagaragara. Jya mu rugo rw'umurokore gatatu, gendana n'umuhanuzi gatatu wari ufite akazi, hanyuma agahagarare. Azahita avuga ngo ni nyabingi z'iwanyu zituma bakwirukana ku kazi, ahita kujugunya. Mbwira Imana iri
ntayo buriya umwanzi ukwanga Ezekiel aragagutuka ngo uzakenere mu barokore warubakiriyemo, uzi ko ushaka niyo unyuruka hayibura. Bene data aba tubona ngo muraririmbana umwanzi ukwanga Ezekiel uragakenera mu barokore warigeze kwigaburira, warigeze kwiyambika. Baratangira ati ni karande ziwanyu utazaze twanduza nawe. Baratangira ngo Imana iraguhannye. Urumva? Inkuru mbi kuri wowe. Bamwe baba baserebura bavuga ati niyumve nawe nasogongereho yumve. Ariko se nk'abana b'Imana birakwiriye. Abana b'Imana bagiranaga inama bagafashanya, ariko ubu ninde waroze undi? Ni umukozi w'Imana. Ubu maze gusa n'ufata agatege, nanjye bari barankoze ibidakorwa. Araba umupasiteri utagira ngo nundi wakura ahubwo. Ngaho mbwira iryo juru wowe urifite riraboneka. Yewe ndumva ari byinshi cyane, ka ushimire ko hari umuntu hano ushobora kwifuza kugira icyo aganira nawe, cyahise akaba yarahuye n'ibyo bikomere kandi akaba hari uburyo mushobora kuganira kumva ashubijwemo imbaraga. Uyu we yakubona mu buhe buryo? Buriya rero ngewe abantu turaziranye. Cyakora mbahaye gahunda yo gutukana, batukane bohereze bya bindi bajya bohereza abandi, urumva? Ariko Yesu niwe ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwa buri muntu wese. Urumva nimero ntabwo nabigendanye mu byo nagendanye uyu munsi. Bazakunyuraho cyangwa banyure no ku bandi nta kibazo. Yego. Reka ngushimire. Mbwira abantu bari badukurikiye nti ibiganiro byacu nakagaruka. Bakore subscribe kuri Nyako TV, kuri Kiranuka TV no kuri harya Umuremyi TV, YouTube channel yawe Intsinzi y'Abera TV. Bajye ku Ntsinzi y'Abera TV, bakore subscribe kandi bakomeze kubana nawe mu biganiro. Numvise ufite ibintu by the way abantu bagufollowing bagukurikire. Nekeza ko na namba yawe ya telefone bashobora no kuba banayisanga nawe. Ntayo bazasangaho, nta bintu nanafite, ahubwo abantu nibamenye ukuri niko kuzaba batura. Urumva? Ibindi birangire. Amen. Amen. Murakoze.